iki kindi twapanga nguri mu kazi kose mu kazi kose so warahindutse cyane uko nari nsanzwe nkuzi ndabona byarahindutse cyane niki cyabiteye gahunda yawe ni iyi gahunda yanjye ntabwo byoroshye ariko uburyo nari niteze dushobora kuganiramo ndabona bitandukanye n'uburyo waje wowe umeze nicyo ushaka kubwira abantu noneho uyu munsi se umunsi gahunda ni ya yindi nyine bakomeze badukurikirane hajya bya bindi bakanda babyita ngo ikira subscribe ya nimero yanjye nayo barayifite buriya ndaza kuyibibutsa bajye bamvugisha imyanzuro yawe nibwo nyine niyo ntabwo nakubuza uburenganzira bwawe wowe urahitamo ikigukwiriye bitewe n'aho ushaka kuva ndetse n'aho ushaka kugera ndagira ngo ugire ikintu ubwira abantu tugana ku musozo ubuki bwa nahita mbugereranya na dodo zitari mu munyu reka da kugira ngo wenda wumve revu umuntu aba ahagaze sawa ko njye mba ndyohewe cyane wumva ntabwo bari cyane ahubwo bari cyane none se wumva itandukaniro riba ririmo ryo kuba waba uri kumwe wenda na madamu wawe ni iriri hagati y'ubuki na dodo zitari mu munyu ku side se iyo uri kumwe ndi kumwe n'uwo mudamu ndi kurya dodo zitari mu munyu ubwo ibindi wasobanukiwe nasobanukiwe waba uri kumwe n'uwo mugabo cyangwa ukundira wumva vuba ukaba umeze nk'uri kurya ubuki oya yegora ubuki iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocente nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye yes reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi Innocente TV muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanya rwakazamura ibyisho bya Rwanda gusuka mutono sese mugwa samatera gake cyangwa gasamuri care kuri Manzi Innocente TV wirebere byinshi tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoza ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane ndino kubasaba muri no minsi cyane kujya mutwandikira muri comment kugira ngo turebe ibyo twahindura cyangwa se ibyo twakongera mu biganiro byacu cyangwa se mu nkuru zacu tubagezaho buri munsi tugenda tubazanira abatumirwa bagiye batandukanye bamwe baba barahaciye abandi batarahaciye ariko uyu munsi nanjye ndabona umuntu waje yahindutse completely sinzi nimba uburyo ndi kumubonamo namwe aribwo muri kumubonamo mperuka gukorana ikiganiro nawe avuga ngo ari mu mico navuga nk'atari myiza mushiki we yaje yarakaye yarubiye bari gukubitana amashoti ariko none nanjye ndahamya neza ndashidikanya ko ibyo mushiki we yavugaga mwiyumviye cyangwa se ko umuntu utarabashije kureba icyo kiganiro ibikorwa bibi by'ubutinganyi ndabona ko bishobora kuba noneho byarabaye byo kuko n'ubwa mbere mubonye yakubise udutiro ku maso namwe uburyo ari kwirebesha come to bed muri kubibona isi yarashize ariko nawe ibi bihe umugabo bita Paulo muri Bibiliya ngo yarabihanuye hazabaho abantu b'ibihorye yewe ntago wambeshya ubu ngubu nakuburiye formule nabuze ahantu ngo karasa nabuze ahantu nagushyira byandenze bimeze biti sawa sawa bimeze bite amakuru yawe amakuru yanjye ni meza meza nose ubwo uri kwivugisha ute ko nsanzwe mvuga ko numva se byahindutse amakuru y'iminsi se iminsi nyine ntabwo nazihamagaye amayinite yari yanshiranye none se ko mbona none uri kureba bitandukanye nuko warebaga ndi gutunura
mw'abantu mwe nahuye na byinshi ibi byo noneho birande ubwo uri kureba ute gutya ijwi se ko ryawe numva ryahindutse niryo ni ryarindi nabirenze hari abantu batakuzi bibwire umuntu utanze abaho hano mu Rwanda ra birashoboka ko hari umuntu utangiye kudukurikirana aka kanya cyangwa uguza aga smartphone vuba akaba atari yakumenya aka kanya mwibwire ni rasta ntabwo rya rihinduka ni rasta nguhaye ikaze again mwakoze uyumve mwikaza ariko uyu munsi uburyo ndi kukubonamo bitandukanye n'uburyo najyaga nkubona n'uburyo twagiye dukorana ibiganiro mu minsi yashize sinzi ikintu ufitiye abantu sinzi icyo ushaka akurishimye urishimye uri kubibona uri kubona ko nishimye urishimye kabisa wanyishimiye se wanyishimiye dupange ko nsigaye ndi mu kazi kose dupange iki se kandi ngaho washimishijwe n'iki ushimishijwe n'iki n'uburyo ndi kukubona tu ndabona buri amazing cyane komeza ndebe rero komeza ndebe ngo dupange iki nge nawe usibye ko twavugana hano ku kiganiro tugakorana ikiganiro ni iki kindi twapanga ngo uri mu kazi kose mu kazi kose so warahindutse cyane uko nari nsanzwe nkuzi ndabona byarahindutse cyane niki cyabiteye gahunda yawe ni iyi gahunda yanjye ntabwo byoroshye narahindutse nyine nk'uko ubibona narahindutse nyine ariko uragerageza wongera ijwi sinzi nimba ari ubwitonzi sinzi nimba ari ibindi bindi urwaye mu mazuru ariko ntacyo nyine baranyihanganira turajya tugerageza guhindura ijwi byahinduka oya ndarwaye nyine warwaye ariko nta kibazo turabikora neza nta kibazo ariko tutaragera aho ngaho kuki wahisemo kuza gukora ikiganiro witeye nimba bazita Rouge Benoit nimba ari Tiro nimba ari ibiki ntago mbizi uburyo uri kugaragaramo ruku yawe ni y'abakobwa pe completely nijwi ryawe numva ari ry'abakobwa kuki wahisemo kuza gukora ikiganiro uyu munsi umeze guri kandi nyine urabivuze nyine ndi umukobwa nyine ubwo kumbaza kandi bamaze kubimenya nyine uri umukobwa gute se kandi ngiye nkuzi uri umusore reba izi mpfundiko zawe wagira ngo watakira agasogi kamera amazi yerekana mpfundiko aha ngaho hasi mpfundiko reba hari umukobwa ugira amaguru nk'ayo babaho niba bari kwaduka ubuhari ngo ntawamenya ubu nabuze ikintu nkubwira we gira ikintu ubwira abantu yewe byandenze kuki waje umeze utyo uko nabishatse uko nabihisemo uko wabihisemo icyifuzo cyawe se ari ikihe mukobwa mwiza icyifuzo cyanjye icyifuzo cyanjye no gushimisha abafana banjye kandi mbereka ko ibyo nkora mbikora mbikunze ba mu bintu biranga umukobwa no guseka neza bibamo sa n'ugerageza useke turebe ko ntago bimbera gerageza ntago bijya bimbera gerageza no guseka umukobwa agaragaza amenyo niba afite n'inyinya cyangwa ishinya afite amenyo mabi ntabwo ari ngombwa kuyagaragaza umukobwa ko akenshi aba ari yataragitinga abasore wowe n'icyo ukoresha wataragitinga abasore bose ntabwo bakunda abakobwa berekana amenyo wowe ubikora ute ndagira ngo umbwire ikintu cyatumye usaba ko njye nawe tugira ute njye nawe tuganira ni iki nshaka ko tuganira se ni warunkumbuye yewe ngukumbura se nagukumbura bisanzwe ibyo bisanzwe nabyo ndabyemeye hanyuma warambwiye ngo urashaka ko tuganira ariko uburyo nari niteze dushobora kuganiramo ndabona bitandukanye n'uburyo waje wowe umeze nicyo ushaka kubwira abantu noneho uyu munsi se uyu munsi gahunda ni yayindi nyine bakomeze badukurikirane hajya bya bindi bakanda babyita ngo ikira subscribe ya nimero yanjye nayo barayifite buriya ndaza kuyibibutsa bajye bamvugishaho tuganire nabo n'ibindi
So duherukana rero mushiki wawe yaje kukureba hano I Kigali atubwira ko ufite umuryango. Ufite umuryango, ufite madamu n'abana babiri. Ese mu by'ukuri wowe ubwawe ureba none uburyo umeze uyu munsi, utekereza ko umuryango wawe ahantu uri nimba bazabasha kudukurikirana? Ubushize barakubwiye usubire mu rugo urabyanga, sibyo? Noneho reba uburyo ugarutse umeze. Ibi bintu urabona ari shema bihesha umuryango wawe? Birashoboka. Birashoboka. Gute? Se bazanjugunya. Bazakujugunya. Ntabwo bazakujugunya ariko kameme biragaragara ko baba bananiye. Rero niba batazanjugunya ubwo urukundo rwabo ruracyahari, bakomeze bankunde nabo. So reka twigarukire. Twari turimo tuganira cyangwa se bari kukubuza ibintu byo butinganya. Wari wagiye mu ngeso mbi z'ubutinganya, reka mbivuge gutyo, sibyo? Barimo barabikubuza badashaka ko ibyo bintu ugira ute ubikora cyangwa se ubijyamo. None uyu munsi ngewe uburyo ndi kukubona rwose ndi kubona ko ushobora kuba noneho ahubwo birimo noneho neza cyane kurusha. Mbirimo nyine. Oya? Mbirimo. Ubirimo? Sure. Abantu mwe mudukurikirana, mwe muzampa uburenganzira nimba abantu nzajya mbakira ahantu cyangwa nimba nzajya mbareka, kubera ko kuba umuntu yaza ameze atya nta kintu kizima rwose mba mbibonamo. Utunwa uragiye uradutukuje, amaso urayasize, ibintu byose ngo ugiye kuba ine. Ubu uriwe nta ubungubu kuri kugaragara nta soni biguteye? Ntacyo. Niki gituma wumva suri proud yawe? Ko mbikunda. Ko mbikunda kandi nkambishaka. Ukabishaka? Nk'umuntu se wegeze utunga umugore cyangwa ufite umugore n'abana, ibi bintu nubuye buryohe urukumva bubirimo cyane kurusha wenda ubwo kuba waba uri kumwe na famille yawe? Urumva nta buryohe burimo nyine narasizwe umugore. Buryohe burahari cyane ubu. Cyane. Cyane. Ntago nabyumva. Nzabikumvishe. Uri bushe. Ngira niba ushaka nzabikumvisha. Ufite sheri se? Sheri. Sheri wanjye yaranyanze ngo urabinyibukisha. Sheri wawe yarakwanze yabivuyemo we? Abivuyemo. Wowe wakunze yabivuyemo? Ntago birarangira. Ntago birarangira kabisa. Ubu ngubu uri guhiga abandi? Ese ubundi uramutipe wamukundaga ku kigero kingana iki? Kigero kingana iki? 97%. Wumvaga kurutira famille yawe, wakurutira umugore wawe? Cyane. Ntago mwegeze mujya mu rukundo nawe uko byagaragaye cyangwa se uko twabibonye? Haburaga gatoya. Sinzi abantu banyitambitse nyine baba bagiye kumuvuza. Akubura bari abantu no buri imbi sirashaje pe. Ahubwo iraryoshye. Kuba baramufashe bakamuvuza waramukundaga. Ase ubundi wabonaga Sadunda yakugeza ku kiwakiri mu mwabirabi kuryo wumvaga kugomba kumukunda? Ubwo si cyo atangezaho niki? Cyatangezaho. Ubuse noneho muhuye wamusabiye? Uze byashoboka. Byashoboka ko twahura. Byashoboka nabyo. Yarakize. Ngaho uzabinkorera duhuze yarakize basi. Uzabinkorera. Ugize ibyo umukenera wese atakora? Nta kibazo. Ubu uzabinkorera gutyo gusa. Washatse undi sheri? Uzamushaka nyuma yo kuduhuza. Ukamenya imyanzuro ye? Nundi nkahita mushaka. Barahari benshi buriya. Hari ibyana bigupofo? Nanjye ntago noroshye. Yego koma bazakubwira. Iyo wirebye nko mu ndorerwamo ubona ubwo ari bwo buzima bukubereye? Ariko wowe mbona ute? Haguruka turebe. Haguruka. Ushaka kureba he? Ushaka kureba umugongo. Sadunda ari ukuntu yageraga gutya akakora utuntu tw'utugeste nkabona ko ari ameze nk'aho ari muri ibintu ntazi. None ushaka kureba iki wowe? Ushaka kureba iki? Ushaka kureba iki? Ewa. Ntaregeye ntuzi. Urabona ntuzi? Ese umukobwa ufite amatuza abaho? Ese ubundi uri umukobwa? Mwabiri ibintu byanyu uri umukobwa cyangwa uri umugabo? Ndi umukobwa. Ahubwo no kunshakira umugabo niba uri umukobwa.
ngo nta soni ufite kareka hari uri kubona yazisize mu rugo. So rero umwanzuro wawe ni ubuhe cyangwa se ikintu none ugiye kubwira abantu ahangaha ni iki ikintu ngiye kubwira abantu cyangwa umwanzuro wawe wamaze gufata umwanzuro koko kuba umutinganyi, reka mbivuge gutyo, byararangiye, umuryango wawe warawuhebye warawukarabye, byararangiye cyane ukaba witezemo inyungu ki? Inyungu ki? Use namenye izo arizo zitaraza. Zabanza zize. Okay. We nimba wumva ko umwanzuro wawe ari uwo nguwo, ubwo ufite n'inyungu zabyo, ufite n'icyo bikurikiranyemo, gusa buriya uwisi tarakaranga maybe kibi kimushakira ibirungo. Sadunda nawe yabigiyemo abyivurugutamo gusa buriya satani ntagahimba neza bro. Ibi bintu njyewe kuri side yanjye ahemba nabi, nakubwira ngo bivemo hakiri kare, usubire ku muryango wawe, ugende urebe famiye yawe, ufite famiye uyiteho, nawe ubwawe wiyiteho, ibyo ngibyo ubireke, sibyo? Ngiye kuri side yanjye nakubwira ngo ibi bintu bireke kuko ntabwo ari byiza. Aburiya njye hano ikintu mba nibaza ariko kikancanga, ntabwo ari kubinjirira mu buzima n'iki. Wowe wambwiye ko uri umukobwa, sibyo? Nk'iyo uri kumwe na sheri wawe wenda muri agisiyo, muri nko kubaka urugo, reka mbivuge muri ubwo buryo, uba wumva bimeze bite? Sheri wanjye wowe uwo mwaba muri kumwe wese mwaba mwagiye muri duweri wenda mukaba mugiye nko mu gitanda, biba bimeze bite? Ukunda iki mu buzima bwawe? Ni iki kintu ukunda mu buzima? Nkunda mama. Ukunda mama wawe? Uburyohe rero wumva we na mama wawe mwishimye? Nkunda mama n'ubuki. Njye mba nkuri hejuru cyane. Ukunda mama n'ubuki? Rero uburyohe wumva mu buki? Njye mba ndi hejuru cyane nk'inshuro nka 50 mba ndi hejuru yawe. Wowe urumva hafi ya ubwo buryohe ni hafi ya ntabwo ubw'ubuki. Uburyohe wumva ubwo ubuki bwanahita mbugereranya na dodo zitari mu munyu. Reka da kugira ngo wenda wumve revu umuntu aba ahagaze. Sawa. Ko njye mba ndyohewe cyane. Wumva ntabwo bari cyane ahubwo bari cyane. None se wumva itandukaniro riba ririmo ryo kuba waba uri kumwe wenda na madamu wawe wenda muri opposite sex, reka mbivuge muri ubwo buryo, noneho no kuba uri kumwe n'umuntu muhuje sex, bombi itandukaniro riba riri hagati yaho ngaho niri itandukaniro riri hagati ni riri hagati y'ubuki na dodo zitari mu munyu. Ku side se iyo uri kumwe ndi kumwe n'uwo mudamu naba ndi kurya dodo zitari mu munyu. Ubwo ibindi wasobanura? Nasobanukiwe. Waba uri kumwe n'uwo mugabo cyangwa ukundira wumva vuba ukaba umeze nk'uri kurya ubuki. Oya hegora ubuki. None se ugenda mu muhanda wowe ubwawe wumva nta kimwaro ufite cyangwa nta kimwaro giturutse hehe se? Kimwaro giturutse hehe? Ntacyo. Nk'uyu muntu aje kugutereta bwa mbere, ukabona nk'umugabo mugenzi wawe araje araguteresa, ubyakira ute? Kubwira wenda wumvisha urukundo rw'umugore wawe yakubwiraga sheri ndagukunda gutya na gutya, noneho ubu ngubu hari kuza umugabo, uri kubyakira ute? Uri kubifiringa ute? Nyine mbifiringa bitewe n'uburyo ajemo cyangwa se ikimuzanye. Nawe ureba umugabo ukavuga ati uriya mugabo ni bogari nkuko kera ashobora kuba birimo neza, cyangwa se ari n'uburyo nyine ubona umuntu ukabona mwitezeho byinshi. Ubona umuntu ukabona utazi ibye. Ni ukuvuga ngo buriya umusore iyo agiye gutereta umukobwa byange bikunde agira taye akunda. Ushobora kubona umukobwa nka batura umukobwa afite taye nziza, nshobora kumukunda, arabyibushye cyangwa se ntago abyibushye, sibyo? Wowe nk'iyo urebye umusore uba wumva wifuza, ni umusore uba umeze ute? Uriya wowe nuko ufite umutwe ufunze nawe umuntu yakwifuza.
wagira ngo nawe baraguforomase waravumwe pe njye mu buzifuza rero ntuzanyifuze ngende kwibarije nimwifuza bizagenda umusore umeze ute umeze nkawe ufite inda umeze nkawe ubu nanjye wandarikiye urumvira riri kumereye nabi ntabwo ari cyane ariko urumva nyine se karimo mu izina rya Yesu Imana ikubabarire Imana yambabariye kera hose okay so rero ndumva imyanzuro yawe nibwo nyine niyo ntabwo nakubuza uburenganzira bwawe wowe urahitamo ikigukwiriye bitewe n'aho ushaka kuva ndetse n'aho ushaka kugera ndagira ngo ugire ikintu ubwira abantu tugana ku musozo ikintu mbwira abantu muri comment nabonye nta muntu wigeze nca intege usibye umuntu umwe wanutse uriya muntu wenda nzamusabira umugisha ku Mana kera nibiba ngombwa umuntu wari umucuranzi uri pasiteri uri iki ariko ndacyacuranga sinarabyibaye ujya mu rusengero se ugacuranga ushobora no gucurangira iwanjye muri salo cyangwa ugacurangira sheri wawe cyangwa ugacurangira sheri wanjye nta soni ufite rero ikintu nababwira nimukomeze mu nkunde kandi munshyigikire reka nanjye ubundi hari ikibazo afite usibye wowe ushaka kuneza abantu ngo nkivuge iki abantu bankunda bakomeze babinyereke uri singo se ubu ngubu unashaka nta muntu turi kumwe uvuga umuntu waba birimo neza yampamagara kuri ya nimero ni 078 465 24 76 ndayisubiramo ngiye rwose reka nshimaka kanyisubiremo ibanze babwire ngiye 078 465 24 76 n'undi muntu wari we wese waba unyeneho gahunda zitandukanye yampamagara tugapanga ngiye ntagira umuntu uzanyandikira aho ngaho kuri izo nimero mba nashyize aho ngaho uzanyandikire mugira ngo mbahuze nawe mu mugire inama nzima uzanyandikira mbwira ngo arashaka yivi kuri uyu mutipe azaba ndenganyisha so rero reka ngushimire ku mwanya umpaye gusa ngiye ku rwanjye ruhande ntago nagushimira kuba uri muri ibyo bintu abagerageje kubijyamo bose ntago byagenze neza wenda hari igihe nzakora ikiganiro nkaguhuza na Sadunda akakubwira ububi bubibamo gusa nawe wasanga barakuroze atari shyashya kaho se bikore sibyo so rero reka ngushimire cyane wowe wari udukurikiranye tuzakubaza ngo kumukurikiranira hafi nawe wenda wasanga afite ibiri kumwirukankamo nta wamenya Imana ibampera umugisha kandi mukomeze musengere n'uno muntu ave muri ubu bugori niko navuga ngenda sengeye ariko sa bye bye mwaka mushya